Yesu Kristo nashimwe. Tugeze ku gitabo cya Mose cya kabiri cyitwa Kuva. Reka dutangire na chapitre ya mbere. Abisiraheli bagwirira muri Egiputa. Aya niyo mazina y'abana ba Isiraheli bagiye muri Egiputa bajyanye na Yakobo. Umuntu wese ajyana abo mu rugo rwe: Rubeni na Simiyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Zebuloni na Benyamini na Dani na Nafutali na Gadi na Asheri. Abantu bose bakomotse mu rukiryi rwa Yakobo bari 70. Yosefu yari asanzwe ari muri Egiputa. Yosefu apfana na bene se bose n'ab'icyo gihe bose. Abisiraheli barororoka, barabyara cyane, baragwira, barakomera cyane, buzura icyo gihugu. Umwami wa Egiputa atinya Abisiraheli, abagira imbata. Muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu, abwira abantu bati: dore Abisiraheli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi, buturusha n'amaboko. Nimuze tubashakire ubwenge be kugwira, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu. Habaho intambara bakaturwanya, bakava mu gihugu cyacu. Nicyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa, ngo baba barisha imirimo iruhije. Bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo, Pitomu na Ramesesi. Ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisiraheli urunuka. Abanyegiputa bakoresha Abisiraheli agahato, bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi, uburetwa bwose babahatishaga. Ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. Hariho ababyaza b'Abaheburayokazi, umwe yitwa Shifura, undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati: nimubyaza Abaheburayokazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nawe umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza, arababaza ati: ni iki cyatumye mukora mutyo, mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati: nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyambaraga, bakabyara umubyaza atarabageraho. Ababyaza basubiza Farawo bati: ni uko ari Abaheburayokazi batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyembaraga, bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ngo bwoko buragwira, burakomera cyane. Kandi kuko abo babyaza bubashye Imana, ibaha urubyaro, baba imiryango. Farawo ategeka abantu bose ati: umuhungu uzajya avuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. Mose aravuka, umukobwa wa Farawo aramurera. Icyo ni igice cya kabiri. Umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda, abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amarwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaje be bagendagenda ku nkombe y'uruzi, abona ko ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo uwo mwana. Umwana ararira, aramubabarira ati: uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati: sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayokazi ngo amukurerere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati: nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati: jyana uyu mwana umunderere, nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura, amushyira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we, amwita Mose ati: nuko namukuye mu mazi. Mose yica Umunyegiputa, arahunga ajya i Midiyani. Icyo gihe Mose amaze gukura, asanga bene wabo, abona uburetwa barimo
bukeye abona umunyegiputa akubita umuheburayo muri bene wabo. Akebaguza impande zose abona ntawuhari, yica uwo munyegiputa amuhisha mu musenyi. Bukeye bwaho arasohoka abona abagabo babiri b'abaheburayo barwana. Abwira ugiriye undi nabi ati, ni iki gitumye ukubita mugenzi wawe? Aramusubiza ati, ninde waguhaye ubutware n'ubucamanza kuri twe? Urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Mose aratinya aribwira ati, ni ukuri byaramenyekanye. Farawo abyumvise ashaka kwica Mose, maze Mose aramuhunga ajya gutura mu gihugu cy'i Midiyani. Agezeyo yicara iruhande rw'iriba. Umutambyi w'i Midiyani yari afite abakobwa 7. Baraza badahirira intama za se buzuza ibibumbiro. Abashumba baraza barabirukana. Mose arahaguruka arabatabara yuhira umukumbi wabo. Bagiye kwa Sereweri arababaza ati, noneho ko mutebutse? Baramusubiza bati, nuko umugabo w'umunyegiputa yadukijije abashumba kandi akatwuhirira umukumbi. Abaza abakobwa bati, ari he? Ni iki gitumye musiga uwo mugabo? Nimumuhamagare tumufungurire. Mose yemera kubana n'uwo mugabo, ashyingira Mose umukobwa we Zipora. Abyara umuhungu se amwita Gerushomu. Ati, nari umusuhuke mu gihugu kitari icyacu. Abisiraheli batakira Imana irabumva. Hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga. Abisiraheli banihishwa n'uburetwa babakoresha barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisiraheli imenya uko bameze. Igice cya 3. Imana ibonekerera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'i Midiyani. Aturikiriza umukumbi inyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekerera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti, Mose, Mose. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Kandi iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisiraheli. Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa. Numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisiraheli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisiraheli muri Egiputa? Iramusubiza iti, ni ukuri nzabana nawe. Ibizakubera ikimenyetso yuko ari njye ugutumye, ni uko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Imana ibwira Mose izina ryayo. Mose abaza Imana ati, ningera ku Bisiraheli nkababwira nti, Imana ya ba sekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati, yitwa nde? Nzasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, ndi uwo ndi we. Kandi iti, abe ariko uzabwira Abisiraheli uti, ndiho yabantumyeho.
Kandi Imana ibwira Mose iti abe ari ko uzabwira Abisirayeli uti Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho, iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Genda uteranye abakuru b'Abisirayeli ubabwire uti Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yarambonekeye irambwira iti ni ukuri ndabagendereye mbona ibyo babagirira muri Egiputa, ndavuga nti nzabakura mu mubabaro wo muri Egiputa bajyane mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi, igihugu cy'amata n'ubuki. Nabo bazakumvira, kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abisirayeli mumubwire muti Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3 dutambirireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo. Kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda, naho namushyiraho amaboko akomeye. Nanjye nzarambura ukuboko nkubitishe Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakorera hagati yaho, nyuma yabyo azabareka. Kandi nzaha ubu bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa. Nimugenda ntimuzagenda ubusa, ahubwo umugore wese azasabe umugore w'umutambyi we w'umuturanyi we ndetse n'umugore acumbikiye ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda mubyambika abahungu banyu n'abakobwa banyu, niko muzanyaga Abanyegiputa. Igice cya 4. Imana yigisha Mose gukora ibitangaza ihindura inkoni inzoka. Mose arayisubiza ati ariko ntibazanyemera, ntibazanyumvira, kuko bazambwira bati Uwiteka ntiyakubonekeye. Uwiteka aramubaza ati icyo ufite mu ntoki ni iki? Aramusubiza ati ni inkoni. Aramubwira ati yijugunye hasi. Ayijugunya hasi ihinduka inzoka. Mose arayihunga. Uwiteka aramubwira ati rambura ukuboko kwawe uyifate umurizo. Arambura ukuboko arayifata, irongera iba inkoni mu ntoki ze. Uwiteka ati ni ukugira ngo bemere yuko Uwiteka Imana ya ba sekuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yakubonekeye. Kandi Uwiteka aramubwira ati ishyire ikiganza mu gituza. Yishyira ikiganza mu gituza, agikuyemo kiza cyuzuyeho ibibembe cyera nka shelegi. Aramubwira ati cyisubize mu gituza. Akisubiza mu gituza, agikuyeho kiza gihwanye n'undi mubiri wose. Uwiteka ati kandi nibatazakwemera ngo bemezwe n'ikimenyetso cya mbere, bazemera icya kabiri. Kandi nibaramuka batemejwe n'ibyo bimenyetso byombi, ntibumvire amagambo yawe, uzavoma amazi yo mu ruzi uyasuke imusozi. Ayo mazi uvomye mu ruzi azahindukira amaraso imusozi. Mose abwira Uwiteka ati mwami, na mbere sindi intyoza mu magambo, n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Uwiteka aramubwira ati ninde waremye akanwa k'umuntu, cyangwa ninde utera umuragi, cyangwa ubupfamatwi, cyangwa uhumura cyangwa uhumisha? Si njye Uwiteka ubikora? Nuko none genda, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nkwigishe ibyo uvuga. Aramusubiza ati mwami ndakwinginze, tuma uwo ushaka gutuma. Mose yikongereza uburakari bw'Uwiteka, aramubwira ati Aroni mwene so umulewi ntahari? Nzi yuko ari intyoza kandi aje kugusanganira. Nakubona azishima mu mutima we, nawe uzajya uhora umubwira ushyire amagambo mu kanwa ke, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nake mbigishe ibyo mukora. Azajya akubwirira abantu, azakubera akanwa, nawe uzamubera nk'Imana. Kandi uzajye witwaza iyo nkoni, niyo uzakoresha bya bimenyetso. Mose ajya muri Egiputa akeba umwana we. Mose aragenda asubira kwa Yetiro sebukwe, aramubwira ati ndakwinginze reka nsubire muri bene wacu bari muri Egiputa, menye yuko bakiriho. Yetiro asubiza Mose ati genda amahoro. Uwiteka abwirira Mose Midiyani ati genda usubire muri Egiputa, kuko abantu bose bashakaga kukwica bapfuye.
Mose ajyana umugore we n'abana be abashyira ku ndogobe asubira mu gihugu cya Egiputa kandi yitwaza ya nkoni y'Imana. Uwiteka abwira Mose ati nusubira muri Egiputa ntuzabure gukorera imbere ya Farawo ibitangaza byose nguhaye gukora, ariko nzanangira umutima we ntazareka abantu bagenda. Kandi uzabwire Farawo uti Uwiteka aravuze ati ubwoko bw'Abisirayeli ni umwana wanjye w'imfura, kandi narakubwiye nti rekura umwana wanjye agende ankorere, ariko wanze kumurekura. Nuko rero nzica umwana wawe w'imfura. Bukeye ari mu rugendo, Uwiteka amusanga mu ndaro yarayemo ashaka kumwica. Maze Zipora yenda isabwayi akeba umunwa w'icyo umwana we yambariye, awujugunya imbere ya Mose, aramubwira ati ni ukuri umbereye umukwe uvusha amaraso. Uwiteka aramureka, maze Zipora aramubwira ati uri umukwe uvusha amaraso, gukeba abana niko nkwitiye ntyo. Uwiteka abwira Aroni ati jya mu butayu usanganireyo Mose. Aragenda amusanganirira ku musozi w'Imana aramusoma. Mose abwira Aroni amagambo Uwiteka yamutumye yose n'ibimenyetso byose yamutegetse gukora. Mose na Aroni baragenda bateranya abakuru bose bo mu Bisiraheli. Aroni ababwira amagambo yose Uwiteka yatumye Mose akorera mu bya bimenyetso imbere y'abantu. Abantu baremera bumvise yuko Uwiteka yagendereye Abisiraheli akabona umubabaro wabo, barunama bikubita hasi. Igice cya 5 titire yayo iravuga ngo Farawo agwiza uburetwa bw'Abisiraheli bagaya Mose na Aroni. Mose atakira Uwiteka. Hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati Uwiteka Imana y'Abisiraheli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Farawo arababwira ati Uwiteka nde ngo numvire ndeke Abisiraheli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisiraheli. Baramubwira bati Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3, dutambirireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo, itadutera ikatwicisha mugiga cyangwa inkota. Uwiteka umwami wa Egiputa arababwira ati Mose na Aroni niki gitumye murekesha abo bantu imirimo yabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Kandi Farawo ati dore abantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhuye uburetwa bwabo. Kuri uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko uburetwa n'abatware bo muri bo ati ntimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere, nibagende bishakire inganagano, kandi umubare w'amatafari basanzwe babumba bawugumeho, mwe kubagabanyirizaho na make kuko ari abanebwe. Nicyo kibatakisha bati tugende dutambire Imana yacu ibitambo. Abo bagabo bategekwa imirimo irushaho kurushya, bayikore be kwita ku magambo y'ibinyoma. Abakoresha ubwo bwoko buretwa basohokana n'abatware muri bo babwira abantu bati Farawo aravuze ngo ntabaha inganagano, nimugende mwishakire inganagano aho mwazibona, kuko mutari bugerurirwe umubare mwaciwe na hato. Nuko abantu bakwizwa mu gihugu cya Egiputa cyose no kwishakira ibitsinsi by'inganagano mu cyimbo cy'inganagano. Kandi aba bakoresha uburetwa babatera umwete bati mumare umubare mwaciwe w'uburetwa w'iminsi yose nk'uko musanzwe mukora. Abatware bo mu Bisiraheli abakoresha uburetwa ba Farawo bahaye gutwara barakubitwa, barababaza bati ni iki cyatuye mudasohoza umubare mwaciwe ejo nanone, ntimwuzuze amatafari nka mbere?
maze abatware bo mu Bisiraheli baragenda batakira Farawo bati, ni iki gitumye utugirira utya abagaragu bawe? Abagaragu bawe nta nganagano duhabwa, maze bakatubwira ngo tubumbe amatafari, kandi dore abagaragu bawe turakubitwa, ariko abantu bawe nibo urubanza ruriho. Arababwira ati, muri abanebwe, nicyo kibavugisha muti tugende dutambire Uwiteka ibitambo? Nuko none nimugende mukore, kuko ari nta nganagano muzahabwa, ariko muzajye mwuzuza umubare w'amatafari. Abatware bo mu Bisirayeli bamenya ko babonye ishyano, kuko babwiwe ko batazacika umubare w'amatafari babumbaho na muke w'uburetwa bwabo bw'iminsi yose. Bavuye kwa Farawo bahura na Mose na Aroni bahagaze mu nzira, barababwira bati, Uwiteka abarebe abacire urubanza, kuko mutumye Farawo n'abagaragu be batwanga urunuka, mukabaha inkota yo kutwica. Mose asubira ku Uwiteka aramubaza ati, Mwami, ni iki gitumye ugirira nabi ubwo bwoko? Ni iki cyaguteye kuntuma? Kuko uhereye aho nagiriye kwa Farawo nkavugana nawe mu izina ryawe, agirira nabi ubwo bwoko, nawe ntacyo wabakijije na gito. Imana ibahe umugisha. Dusoje umunsi wacu wa 11, tuzajya dusoma ibice 5 buri munsi. Imana yo mu ijuru rero ibahe umugisha. Ejo tuzakomeza n'umunsi wacu wa 12 dutangira n'igice cya 6 mu gitabo cyo Kuva. Mugire umunsi mwiza.